Inshuro eshatu Imana yimanukiye ubwayo mwisi. Inshuro ya kane izanyeganyeza ijuru n'isi. Igihe cya mbere ni mu gihe cyo muri Edeni kubwa Adamu na Eva. Ngo ahangaha hagati y'Imana n'umuntu hari harimo ubusabane ndetse n'ubumwe, kugeza igihe icyaha cyaziye mu isi maze umuntu yihisha Imana yamuremye, maze hazamo icyuho hagati y'umuntu n'Imana, ntibongera gusabana nk'uko byari bisanzwe. Igihe cya kabiri ni ku musozi Sinayi. Imana yimanukiye, ibicu birahinda, umuriro uraka ku musozi w'Isinayi, ije guhereza amategeko yayo ku bwoko bwayo bwari bwarataye inzira z'Imana. Igihe cya gatatu Imana yamanutse mu ishusho y'umuntu kugira ngo yongere gusana bwa busabane Adamu yari yaratakaye, ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo azabona ubugingo, maze Imana yongeye kugirana ubusabane n'umuntu nk'uko byahozeho mbere na mbere. Igihe cya kane Yesu Kristo wapfuye akazuka, uyu munsi wicaye iburyo bwa Data, azagaruka inshuro ya kane, ngo abamarayika bazavuza impanda impande zose z'isi, maze ngo azaza ataje gupfa ahubwo aje kuyobora iby'igihe cy'iteka ryose. Niba wizera ko azagaruka, type I believe.